Yes, nk'ibisanzwe ndagushuje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ntande bisane kuri Good People Shows. Kora subscribe ndetse na share na comment kugeza dukomeza kubana mu biganiro byinshi cyane nabigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye, ibintu byinshi cyane mumaze kubimenyera. Abantu bakoze subscribe nakeka tutaraba disappointinga cyane, nakeka tumaje kubahereza ibintu byiza kandi mwishimira. Sasa rero umunsi tukuzaniye iki, reka ntabwo twizima amagambo, katubwira amakuru, amwe mu makuru agezweho, amwe makuru tukora ubusesenguzi gake gake kugira ngo tuyacemo twihuta cyane, ntabwo turi butinde muri amakuru. Sasa rero najya mbabwira ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije Shema Arnold the Boshka uzwi nka DJ Toxic ibyaha yarakurikiranyweho, rumuhanisha gutanga ihazabu ya $1,500,000 by'amanyarwanda no gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3 ariko asubitse mu gihe cy'amezi 6. Sasa uyu muhungu rero ngo ni Toxic, cyangwa se umuhungu wamenyekanye ngo Toxic. Abantu benshi cyane amazina ye nta nubwo bayazi kuko afite ubwene afite se w'umubirigi n'abatari nyina, akajyana n'umwe muri bo w'umunyarwanda. Urumva rero amazina nk'aya ngaya ngo ni Boshka, nimba ari na Bosishka, urumva ntago ari amanyarwanda, na amazina cyane cyane y'abadaje. Sasa uyu mugabo ngo ni Shema rero, reka twende twivugira iry'inyarwanda twese turi bushobore kumva, tutagiye kwirwa twigora dusoma ibintu tudashoboye. Uyu Shema rero akaba ari umuhungu mubizi mu minsi yashize aho higeze gukora impanuka agatoroka yishe umupolisi, cyangwa se agonze umupolisi bikamuviramo urupfu, agatoroka agafatwa ari gutoroka ageze ari hafi ya za Musanze, iyo ngiyo ari hafi mu ntara y'Amajyaruguru, niba atari Burengerazuba sinibuka neza. Ni inkuru yahitinze cyane, ndakeka yaravuzweho cyane bigiye bitandukanye, abantu benshi cyane barayizi. Sasa rero urukiko rusa n'urwamuhanishije nyine igihano, ni igihano gito cyane ku muntu bitewe n'ukuntu byumvikanaga, bitewe n'ukuntu asesenguraga, cyabaye nk'igihano imisi cyatangaje abantu benshi cyane bavuga ati ibi ntabwo bishoboka, amezi 3 nayo kandi asubitse mu nyungu rusange mu mezi 6. Ubwo nyine biba bishatse kuvuga ko amezi 6 narangira ari umwere, nta kindi cyaha atarakora ikintu cyitwa isubiracyaha, ari burekurwe, cyangwa se bazita bamukura bakamuhanaguraho nyine igihano yahawe. Ni hazabu ya $1,500,000, birumvikana ko ni amafaranga make cyane, nkeka ko bitewe n'icyaha yari yakoze no bamuca $10,000,000 yazitanga, rero uzitanga bazifite cyangwa se akanazihiga, kuko ni ikintu gisa naho cyari gikomeye cyane mu matwi y'abacyumvaga. Sasa rero Imana igira neza, cyangwa se n'urukiko rwashishoje bya danjura ruvuga ruti reka uyu muhungu tumuhanishe icyo gihano. Sasa rero ni iki Kagame yaganiriye na Samia Suluhu Hassan mu ruzinduko yagiye i Dar es Salaam, cyangwa se Dar es Salaam muri Tanzania. Sasa rero ni urugendo abantu benshi cyane barebye, ni urugendo abantu benshi cyane bari bategereje bavuga se hazavugwamo iki, hazavamo iki, bari bagiye kuganira ibiki. Ni ibintu bisa naho bifite inyungu nyinshi cyane ku banyarwanda. Niba uza kumva iyi nkuru neza uraza kumva ko abanyarwanda cyane cyane rwose mwakabaye mukomera umusaza amashyi byadanje bitewe na diru yakoze, cyangwa se bitewe n'ikintu yakoze ku kintu cya essence. Yari ikintu gihangayikisha abantu benshi cyane, ariko tugize amahirwe nta gihindutse dushobora kuza kumva wenda hari akantu kapungutse cyangwa se kagabanutseho, gashobora kugabanukaho kabisa. Sasa rero ibitero by'ubukana burenze Ikarehe muri DRC cyangwa se muri Congo. Ikarehe nyine, Karehe ni muri Congo, abantu benshi cyane muzimu za Nord Kivu murahazi ndakeka. Sasa reka izo nizo nkuru yabo se niyo makuru dusa naho tugiye kugusesengurira, cyangwa se tugiye kukuramburira mu ngingo z'ingenzi nzo twaguherezaga. Ariko reka duhere kuri iyi nkuru rwose nziza ku banyarwanda ivuga ati niki Kagame yaganiriye na Samia Suluhu Hassan, cyangwa se Presidente wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Tanzania. Ubwo ni demokarasi ya ni Repubulika ya Tanzania ndakeka, ntago mbanza ni Tanzania, katwivugiye Tanzania. Uruzinduko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiriyeyo, abantu benshi cyane bafata none iki kigiye gukurikiraho, ni cy'umusaza agiye kutudiringira cyangwa se agiye kuganira n'uriya mu mama. Sasa rero byagenze bite, reka tuze twumve cyangwa se turebe tuganirire hamwe ni ibiki byavuzwe, cyangwa se ni ibiki barabashije kwigaho, cyangwa se ni ibiki barabashije gukemura muri uru ruzinduko uyu musaza wacu His Excellency Paul Kagame yagiriye muri Dar es Salaam, cyangwa se Dar es Salaam muri Tanzania. Sasa rero uruhande rw'ibyatangajwe nk'ubuvandimwe, guturana neza n'amateka maremare y'ubucuti cyangwa ubufatanye mu bukungu, ishoramari n'umutekano, abategetsi nk'aba iyo bahuye mu bihe nk'ibi akenshi baganira ibirenze ibisohoka mu matangazo. Urumva nyine ntago bagenda ngo baganire ibintu byose sorry munyihanganire, ntago bagenda ngo baganire ibintu byose bishyirwa mu matangazo cyangwa se bishyirwa mu binyamakuru.
hari ibyo bashyira mu binyamakuru, hakaba n'ibyo noneho bo ubwabo baganira ubwabo bikaguma muri bo hagati, cyangwa se bikaguma mu masezerano hagati yabo. Sasa rero Perezida Paul Kagame yaherukaga mu ruzinduko nkuru kureba mugenzi we Samia muri Tanzania muri Mata 2023, cyangwa se ubwo mu kwa kane. Icyo gihe mu byari biriho impande zombi zari zikeneye kuganira ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ikibazo ku butegetsi bwa Perezida Jakaya Kikwete cyateje umwuka mubi hagati ya Kigali na Dodoma. Ati nubwo iyo ntambara muri Kongo itarangiye, kimwe mu byo Samia Suluhu Hassan na Kagame baganiriye bashobora kuba baranaganiriye igihangayikishije isi yose, akarere n'u Rwanda rudakora ku nyanja. Icyo ni ingaruka z'intambara ya Amerika na Israel muri Iran. Mu byo yatangaje nyuma yo kubonana na Perezida Kagame, Perezida Samia yavuze ko u Rwanda rucisha 70% y'ibyo rukura mu mahanga ku byambu biri ku nyanja bya Tanzania, kandi ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri miliyari 644 z'amashiringi ya Tanzania, hafi miliyoni 250 z'amadolari ya Amerika mu mwaka ushize. Mu Rwanda ubu ibitoro bigeze ku giciro bitigeze bigeraho mbere, aho litiro imwe ilisansi igeze hafi ku 3,000, ubundi ni 3,000 byuzuye. Ibyo si umwihariko w'u Rwanda, niko bimeze no mu karere no muri Tanzania, naho ibiciro bya sansi biri hejuru cyane. Ariko mu gihe ibitoro by'u Rwanda byagera ku byambu bya Tanzania no mu mihanda yayo bigacibwa andi mafaranga atandukanye, iyi ni imisoro cyangwa andi mananiza, ibizwi nka non-traffic barriers. Icyo giciro cy'ibitoro mu Rwanda gishobora no kuzamuka kurushaho. Non-tariff barriers cyangwa se NTBS ni ibiguzi bitari imisoro isanzwe bishyirwa ku bicuruzwa nk'ibijyanye n'uburenganzira cyangwa se licensing cyangwa n'uburenganzira cyangwa se licensing, amabwiriza, ubuziranenge n'ibindi bituma kwinjiza, gusohora no kugurisha ibicuruzwa mu bihugu bishobora kugorana no guhenda. Ibiro bya Perezida Samia byatangaje ko ibiro bya Perezida ariwe Samia nyine byatangaje ko we na Kagame bumvikanye kongera imbaraga mu mihate yo gukuraho ingorane mu bucuruzi, harimo na non-tariff barriers, cyangwa se ibi ni bya mafaranga nyine ushobora gusanga igicuruzwa na kivuye hanze gisoze kinjiye ku cyambu kirasora, none naho kigeze mu nzira wenda za modoka zitwara ibicuruzwa ugasanga nazo nanone barongeye barazihagaritse barazishoresheje. Kandi uko bagenda bazamura ibisoro cyangwa uko bagenda basoresha, kandi hari ababasora ku maritiro, ntago basora, ntago uvanga usoza imodoka yose. Nimba ari imodoka yenda ihetse 100 bya litiro essence, ushobora gusanga itanze nk'ibihumbi 10 by'idolari cyangwa se $8 by'idolari. Ubwo mafaranga yose rero bagenda basora mu nzira akatuma bigera hano nyine ibiciro byazamutse, cyangwa se uko transport yongera ni nako igiciro cy'ibyo itwara kiyongera. Ubundi ni ibisanzwe, ni kaka ibyo mu byumba 5 kwa 5. Sasa rero nubwo Tanzania nayo ifite ingorane zayo, u Rwanda ruhangayikishijwe kurushaho n'ingaruka zihungabana ry'ubucuruzi bw'ibitoro, kandi rwafashe ingamba zirimo gushishikariza abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa, kugenda n'imodoka rusange no kugabanya gaze abantu batekesha. Kimwe mu byafashe u Rwanda gukomeza guhangana na ziriya ngaruka harimo kwirinda aho ibitoro na gaze rugura binyura ko byongerwaho ikindi kiguzi, aho hanini ni muri Tanzania. Iki gishobora kuba kimwe mu by'ingenzi byahagurukije Paul Kagame akerekeza i Dar es Salaam kuganira na mugenzi we Samia Suluhu Hassan. Perezida Samia yatangaje ko Tanzania izakomeza gufasha imizigo yerekeza mu Rwanda muri serivisi zihariye zo ku byambu. Urumva ahangaha sasa umusaza none yatudiringiye ku buryo intuza nyine izo modoka za non-tariff barriers
babashyiriragaho zishobora kuba zavaho cyangwa se zakurwa cyangwa se zagabanywa, kuko bituma nyine ubundi hari abantu basora bagasoresha kugenda mu muhanda, hari ibihugu bisoresha bigasoresha kugenda mu mihanda kuba wanyura mu gusa mu muhanda cyangwa se ikinyabiziga gitwaye igicuruzwa cyanyura mu muhanda bakahita bagisoresha kuba gikandagiye kuri uwo muhanda, kandi ugasanga birakorwa nko muri buri ntara cyangwa se buri karere imodoka igezemo. Ugasanga imodoka wenda ni nk'urugero isoresha mu burasirazuba, igeze wenda mu mujyi wa Kigali yongera soze iri kujya mu burengerazuba, ugasanga aho hantu hose iragenda isora bitewe n'imihanda igenda yinjiramo kandi n'ukuntu ipakiye. Ibyo nibyo umusaza yaragiye kudiringa kugira ngo bibe byavanwa. Sasa rero ati bigendanye n'ishoramari no koroshya ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi, Samia na Kagame baganiriye kandi ku mushinga umaze igihe kirekire w'inzira ya gari ya moshi yo kuva Isaka, umujyi muto uri hagati ya Kahama na Shinyanga mu burengerazuba bushyira amajyaruguru ya Tanzania, hamwe na Kigali muri Mutarama cyangwa se mu kwa 2018. Wari perezida wa Tanzania utakiri mu buzima John Paul Magufuli yatangarije abanyamakuru ko muri uwo mwaka iyo nzira ya gari ya moshi hagati ya Isaka na Kigali itangira kubakwa. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru amaze kuganira na Paul Kagame wari mu ruzinduko rusa nkuru i Dar es Salaam. Uwo mushinga w'inzira y'ibirometero 450 zirimo 475 km muri Tanzania n'175 ku ruhande rw'u Rwanda. Uwo mushinga w'inzira ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo uratangira kubakwa. Samia na Kagame mu byatangajwe baganiriye birinze kuba nko mu 2018 nta birambuye batangaje kuri uwo mushinga cyangwa se kuri wo. Urumvikana ko uramusaza ngo ni John Paul Magufuli ari umuntu wihutisha ibintu bya cyane, niba kuvuga ati iki n'iki nzagikora, niba kuvuga ati iki kintu nzagikora, yahitaga agikora automatic, ahita agikora ako kanya. Sasa rero uyu mumama we cyangwa se uyu mubyeyi ngo ni Samia Suluhu Hassan, bigaragara ko nta kintu arabikora, nta kintu arabitangira, kandi u Rwanda ntabwo wahita rwubaka umuhanda rwa gari ya moshi rudafatiye nyine kuri uwo ngo wa Tanzania, kuko niba ibicuruzwa byajya biva kuri wenda nko ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa se icyambu bitewe n'icyambu icyo ari cyo wenda bagiye gufatiraho, ntabwo u Rwanda rwahita rwikora ngo rwubake umuhanda uva Rusumo Kigali wa gari ya moshi Tanzania nyine itarubaka ngo u Rwanda none rwufatireho. Ntabwo byapfa. Abantu baba engineer ndakeka ibintu bari kubyumva cyane. Ushobora gusanga mugusanije bakawuturutseho bawuzana, ugasanga mwabusanijeho, niyo mwabusanamo akantu kangana gutya ku muhanda gari ya moshi, icyo gihe murasenya mwese. Hagomba kugira usenya. Niba mu Rwanda rutegereje ngo Dar es Salaam banze bubake cyangwa se Dodoma banze bubake, nibamara kubaka babone ubugira gute u Rwanda rwo rubone ubitanye rufatiraho ugeze umuhanda i Kigali. Urumva ni ibintu nyine bisa ni process, ntago ari kuvuga ngo ni ibintu u Rwanda rwahita rukora rwonyine, byarugora, byasaba ko bubaka umuhanda uva Dar es Salaam kugera Kigali, kandi ni ibintu byawuhenda cyane. Ibirometero 450 ni ibirometero byinshi cyane ku buryo rububatse wonyine, u Rwanda rwonyine rwubatse uwo muhanda byarutwara budget nini cyane, ibirometero 450 ni ibirometero byinshi. Sasa rero gusa bombi bashobora kuba mu kuganira kwabo bishimiye umushinga w'amashanyarazi uheruka kuzura ku ruzi rwa Rusumo uhuriweho na Tanzania n'u Rwanda n'u Burundi, ubu utanga megawati 880 zisaranganywa hagati y'ibi bihugu. Nyuma yo kwakira Kagame kuri uyu wa mbere, biteganijwe ko perezida wa Samia yari yakira n'umuturanyi we wo mu majyaruguru William Ruto wa Kenya ujya i Dodoma muri ruzinduko rw'iminsi 2. Urumva ko uyu mumama afite abashyitsi benshi cyane muri iyi minsi baba perezida. Buranayo hari uduntu tw'udushinga nyine baba bafite bagiye kuba baganiraho. Sasa rero ndajya mubwira ngo wenda reka tubishime kabisa, wenda diru yakoze umusaza yaba ari diru nzima, kuko urumva diru yo kugabanya byatuma wenda lisansi igumaho yari iri ku biciro by'u Rwanda, cyangwa se yanazamukaho ni boosting cyane nk'uko turi kubyumva bavuga ngo mu kwa gatanu, muri uko kwa gatanu ngo dushobora kuzisanga wenda ibiciro bigeze ibiciro wenda bigeze ngo ku 5,000 4,000, ukumva nyine ni ibintu byahita bituma ibiciro noneho biba bya danger. Abamotari mukoresha moto z'intuza zitari z'imiriro mwese ndakeka mutangira kuziyoboka iz'imiriro,
ni ibintu nyine byagorana cyane ku isoko ry'u Rwanda, byagorana bya danje, byagorana kuko essence iri mu bintu bituma wenda byibuze ibiciro bisa n'ibigabanutse, ariko iramutse izamutseho gato ewana nkeka ko byaba bibayasi sana, byaba bibi cyane kuruta uko byari bisanzwe bimeze, cyangwa se kubimenyera byatugora bya danje. Wenda reka mvuge gutyo, kubimenyera byatugora kuko ibiciro byahita biboostinga cyane kugeza no ku gisheke cyangwa se ku kijumba uhinga mu murima wawe. Nkeka ko byahita bihindura isura, niko wenda twabivuga, byahindura isura tuvuze muri za mvugo z'abahungu b'iki gihe, byahita bihindura isura ku isoko cyane, byatuma biboostinga cyane bya danje. Sasa rero reka dukomeze ibitero by'ubukana burenze ikarehe cyangwa se ikarehe muri DRC Congo. Sasa rero umutwe wa FCM 23 ushinja igisirikare cya leta ya DRC Congo kugaba ibitero by'ubukana burenze gikoresheje za drones mu duce dutuwe n'abaturage Lubumbashi muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere. Ibirego bya FCM 23 bikurikiye ibyo yatangaje ku cyumweru kuko kuri uwo munsi abarwana ku ruhande rwa leta nabwo barashe ako gace ko ka Lubumbashi kandi bakica cyangwa bakanakomeretsa inka zirenga 50 Rushoga muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Muri ibyo bikorwa uruhande rwa M23 rushinja urwa leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo Kinshasa yakomeje guhakana. Jacques Kongolo, umujyanama wa perezida Felix Antoine Tshisekedi, yabwiye BBC gahuza miryango ko kuri uyu wa mbere ko uruhande rwa leta atari rwo ruhonyora amasezerano y'agahenge. Kongolo yagize ati nibo bakoresha amadrones y'u Rwanda mu kuturasa bagahita babeshya ngo nitwe twarashe. Unasikia? Mu itangazo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero byo kuri uyu wa mbere yifashishije indege za drones za CH4 byangije ibintu byinshi kandi bigateza guhunga kw'abaturage benshi b'abasivili. Mu mezi ashize igisirikare cya leta cyatangaje ko kigomba kurengera abasivili no kwisubiza ibice bigenzurwa na M23. Uruhande rwa M23 ruvuga ko rwiyemeje kurengera abaturage b'abasivili aho rugenzura. Urumva ko ni intambara nayo ikomeje kuba gaterera nzamba. Muri izi ntambara, si intambara yenda yonyine, hari intambara ya Iran na Iraq, hakaba haracyari n'intambara yindi mwibuke neza y'Uburusiya na Ukraine. Zose ni intambara. Sasa rero sinzi ukuntu umuntu yavuga, nimba umuntu yavuga ko isi ikeneye cyangwa se iri gutegura intambara ya gatatu y'isi, ntawamenya. Kuko umva hari intambara rutura. Irane ubonye kuvuga intambara wenda muri kumva mwese muzi, ntabwo ndi bwite muzasoma zimaze imyaka 40 ingahe, ntabwo ndi bwite nyine ku ntambara zigize, ngiye kuvuga nk'intambara mamuzi nyinshi cyane zikomeye. Murabizi intambara iri mu burasirazuba bwa Congo, mukamenya intambara iri muri Iran, intambara iri muri Ukraine, akaba ari intambara nk'iyo muri Iran yo abanyamerika baravuga ngo hari amato y'ababiri yanyuze mu muhora wa Hormuz, ati yanyuzemo nta kibazo. Iran nayo twarashe amato abiri ya Amerika tuyabuza guca muri Hormuz asubirayo. Ukumva nyine ni nk'utuntu abanyamerika ukumva bari kubihakana, reka nta byabaye, ntabwo twe twigeze turaswa n'aba banya-Iran, ntabwo bigeze baturasa, reka baba peresi ntabwo bigeze badukoraho, ati amato yacu anyuzemo kigabo rwose agera aha. Ukibaza ni gute twabifata dute, twakemera iki, cyangwa se bimeze bite? Mbese nyine urumva ko ni uruvangitirane rw'utuntu tugiye dutandukanye, buri wese aremera iki undi ntacyemere, umuntu akavuga ibi undi ntabyemere, bigasa naho nyine bumvikana ko nyine bashobora kuba harimo akandi kantu twe tutazi, cyangwa se ukuri kwa kubyihisha inyuma kenshi twebwe abasivili cyangwa se abandi bantu nyine turi ahangaha tutazi bivana bijya, tutazi ninde wapfuye.
dupfa kuvuga gusa ibyo twiboneye, ugasanga ntituzi iyo biva, ntituzi icyo bazira, ugasanga bo muri macyara aho naho bahura rwose bakaganira, baraganira. Buriya mwuga w'iteramakofi niwo mukino njyarugamba ubamo nyine usanga abantu baziranye, usanga abantu ari inshuti. Buriya nk'imipira, wenda imipira nyine nta kubabazanya kuba kurimo, ni ukugutsinda cyangwa se ugatsindwa. Ariko buri umukino witwa boxing cyangwa se UFC championship cyangwa se izi one championship, imikino yose ubona nyine barwana tubakubitana bya danje, usanga bari abantu basanzwe ari inshuti, babana bameranye neza, ari n'inshuti za danje pe, baziranye basangiye buri kamwe kose, ariko bahurira mu kibuga ukagira ntibigeze banamenyana, igipfunsi bakagikubitana bya danje. Na politike rero ni kenshi na kenshi bimeze, usanga abantu ari inshuti bisanzwe mu nzira bahura bakaganira, baganira ku matelefoni, baziranye basangira bagira ubuhe, ariko byagera mu kazi cyangwa se byagera muri politike ugasanga buri wese ewana arareba undi ay'ingwe, bararwana barashwana hafi yo kwicana, ariko bahurira hirya no hino hirya y'amarido ugasanga baraganira bari guseka. Niyo mpamvu akenshi muzabona mu mafoto y'abantu bashwanye ukabona barimo barasuhuza bisekera, kibaza se abantu barimo baraseka iki, tuzi ko intambara imeze na buri nka Trump ashobora guhura n'abari abatipe bo muri Iran, ugasanga barasetse baraganira barakubitanya agatwenge rwose n'udushyi bakubitanaho bati ubaho mama, ati wiriwe, ugasanga nyine ni abantu bo bifurizanye neza, ariko ukibaza gute ayo mahoro yabo bo bafitanye cyangwa se babifurizanya bananirwa kuyashyira mu bihugu byabo nabyo ngo bibe byaba nyine byamera neza cyangwa se byavamo izo ntambara. Sasa rero niyo mpamvu nkubwira ngo politike ubaye mwiza rwose ushaka kwiberaho neza, uzirinda ibintu bijyanye na politike n'inzira zabyo byose, kuko politike it's again ni umukino ntago wari uzi ko Ukraine na Russia byamara imyaka hafi igiye kuba 4 niba atari 5 birwana. Nta wari ubizi, nta n'ababyemeraga. Abasesenguzi benshi cyane baravuga ngo ntago bizamuga intambara izamaranga ibyumweru 2. Gusa giyewe mu mboni zanjye ntabona ko izamara igihe kirekire, kuko iriya ntambara irimo ubucuruzi bwinshi cyane, irimo ubucuruzi bwinshi kandi ku mpande zombi. Ni nk'iyi ngiyi ya Amerika na Iran irimo ubucuruzi, nayo iri mu intambara z'ubucuruzi nyine byadanje, ku buryo kugira ngo zirangire hari benshi babihomberamo. Amerika yungukiye mu ntambara ya Ukraine na Iran n'ibihugu by'Uburayi, byungukiye mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika byayungukiyemo pe. Ariko noneho na Trump na Putin arareba aravuga ati se nge nzungukire, ageze amahirwe iriya ya Iran na Amerika ibirabaye, ubu nawe ari mu nyungu, Ubushinwa buri mu nyungu somehow, ibihugu bimwe na bimwe biri mu nyine bagiye bari mu nyungu bari mu nyungu bamwe na bamwe. Niyo mpamvu rero wumva burashobora no kubaho n'indi kugira ngo hagire n'ikindi gice nanone cyunguka, hashobora no kusapu, ushobora gusanga habayeho n'indi kugira ngo n'ibindi bihugu nabyo bigere bite bihungukiremo, kuko intambara nyine zingura bamwe gahombya abandi. Ariko intambara z'iki gihe nyinshi cyane usanga hagati y'abarwana babiri bari guhomba, ariko hakaba hari ibindi bihugu nk'ijana inyuma biri kwinjiriza muri iyo ntambara yanyu, cyangwa se biri kuhakura umugato. Ugasa n'ibinyamakuru birahamenyekanira, burya rega ikinyamakuru iyo cyamenyekanye runaka cyabaye hit, cyabaye popular, n'igihugu kiba cyabaye popular kuko kirakinjiriza. Ubwo rero nk'ibihugu biba biri gukavaringa ziriya ntambara cyangwa se ibinyamakuru biba biri gukavaringa ziriya ntambara, nabyo bigenda biba popular, kandi uko kiba popular niko n'igihugu nacyo kigenda kiba popular. Sasa rero barimo kumwe nanjye Shackman, amahoro y'Imana bane namwe. Nabwe ni muri iyi minsi nzanshishamo rwose mbahe visual cyangwa se mbahe ifoto, mbahe ishusho, mbahe ibiganiro biri visual bifite ishusho. Ariko nimuzamubona wenda nakoze ntabahaye ishusho, ntabwo mujye mubyakira nyine mubyemere, kuko sometime hari igihe tuba dufite akanya tukabikora, ubundi ugasanga nyine ubonye akanya uri kuguruka byadanje, kuko nabwo ntiyaba mu mvura yaba ku zuba ngenda akora, yaba nijoro haba ku manywa. Nk'ibiganiro bya visual byo mbikora nijoro cyane, mba nirinze kuryama nkabikora ijoro rya danje hafi nka saa 5 saa 6 saa 7. Sasa rero ndagira ngo niba utarakora subscribe kuri channel yikore kujya dukomeza kubana nawe, wayikoze mu bwani komeza urebe ibiganiro, comment no musanzu wa mbere, like, tubane mu bitaha no mu by'ubuzaza. Muri kumwe nanjye Shackman, amahoro y'Imana bane namwe. Hasta la vista, ciao. Niba ushoje iki kiganiro igurira akantu umuntu w'umugabo.